Muraho neza, ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi busange muri Yohana ibice 20, turasoma duhereye ku murongo wa 26 dusoreze ku murongo wa 29, Imana iduhane umugisha. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo tubwiye ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza bahagarara hagati kandi inzugi zari zigikinze, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye, hahirwa abizeye batambonye. Amen. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, kandi uri Imana yatumenye tutarayimenya, izina rye rihimbazwe. Mushimiye kubw'uyu mwanya ndetse no kubw'iri jambo, Uwiteka nubihererwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo uduhe kuba abizera nk'uko ijambo ritubwiye. Ngaho rero nubane natwe muri aya masaha ndetse no muri uyu mwanya, icyo tugiye kuvuga ntabwo ari twe, ahubwo tuvuge tubwirijwe n'umwuka wawe wera. Urakoze mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Bakunzi ba Women Gadizi Ministry, iri ni ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo ryongera kutwibutsa ko umwami wacu Yesu yarazutse, ntago akiri mu mva. Haleluya. Kristo yarazutse rero kandi yagiye yiyereka abigishwa be. Niho batubwiye ngo yiyeretse abambere Toma adahari, ngo nuko Toma aravuga ati nge nzemerera uko nanjye mubonye, agera gushidikanya. Ariko ndashima umwami Yesu ko atarekeye Toma mu gushidikanya, ko ahubwo yamwiheshuriye nawe akamwigaragariza, akaza kongera kwiyereka abigishwa be na Toma ahari, akamubwira ati Toma, ibyo wavuze, ngaho ngwino ushyire ibiganza byawe mu rubavu rwanjye, ngwino witegereze urebe, ni njyewe wa wundi batobaguye, ni njyewe wa wundi uzi mwagendanye, ni njye wa wundi wabambwe ku musaraba, ni njye wa wundi uzi wapfuye, dore ndi muzima nazutse. Haleluya. Imana ishimwe kandi umwami wacu Yesu ashimwe cyane, ashimwe yuko ajya adusanga no mwishidikanya. Mana, mu gihe umuntu ari mu gikombe cyo gushidikanya, Kristo ashimwe ko atajya aturekerayo, ahubwo ajya adusanga akadusangisha ibihamya byongera kutwizeza Imana ndetse n'imbaraga zayo. We rero wari ucitse intege, we wari utangiye gushidikanya ku Mana, ndagira ngo nkongere kugushishikariza yuko Imana twiringiye ari Imana iriho, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakoreka. Rindira isaha yayo n'ubushake bwayo, nibigera kuri wowe izagusohoreza ibyiza nk'uko yabigambiriye. Izina ryayo rihimbazwe. Rero ni iri jambo rero nari mbazaniye, wowe ufite gushidikanya nka Toma, menya ko Imana igukunda kandi ko itazakurekera muri icyo gikombe urimo, ahubwo ni Imana ije kukwiyereka, ikakwereka ibimenyetso n'ibitangaza byinshi kugira ngo wongere wizere ko ariyo yavuganye nawe kandi ariyo muri kumwe kandi mugendana. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda n'imiryango yanyu mu izina rya Yesu, amen.